reka ntangire ngusuhuza wowe ukomeza gukurikirana ikiganiro cyacu ni 10x show. Bishobora kuba ari ubwo bwa mbere cyangwa se usanzwe kudukurikirana. Reka mbere yuko dukomeza mbanze ngusobanurire gato ku kiganiro 10x show. Ni ikiganiro tugusobanura cyangwa se tukugezaho byinshi bitandukanye 10 utaruzi cyangwa se utarusobanukiye neza ukabasha kubimenya cyangwa se ukarushaho kubimenya. Mbere yuko ukomeza nagira ngo usabe gukora subscribe kuri YouTube channel naho ku ruhande h'umutuku ushaka kubonera ibiganiro byacu ku gihe mbere y'abandi. Ushobora gukora hirya y'umutuku ahantu hari inzogera ukajya ubasha kubibonera ku gihe. Nkwibutsa ko nanone ushobora kudukurikirana ku rukuta rwa Facebook ni 10x show, ukabasha kudukurikirana ndetse ukalikinga ukaba wanasharinga ibyo tukugezaho byose ushaka kubisangiza abagenzi bawe. Ikiganiro mukigezweho nanjye Fiona Berwa, reka dutangire. Nkuko mubimenyereye rero cyangwa se nkuko musanzwe mubizi, tubagezaho ibintu 10 bitandukanye mutari muzi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, mukarushaho kubimenya byimbitse cyangwa se byinshi cyane. Uyu munsi rero bafitiye ikiganiro cyiza, tugiye kuganira ku Rasta, umenye umurasta uwo ari we, umenye umurasta ibyo akunda, ibyo akora ndetse n'ibyinshi ku myemerere yawe. Turahera ku mwanya wa 10 nkuko mumenyereye cyangwa se mukomeza kubigezwaho, mbabwira imyemerere yabo, ibyo bakurikiza, ibyo bakunda, ibyo badakunda, kuko abenshi iyo bumvise umurasta baba bumva ari umuntu ufite amadreads, abandi bakumva ni umuntu ukoresha ibiyobyabwenge, abandi bakumva ni umuntu ugira urukundo cyane. Reka noneho uyu munsi nicyo gihe cyo kugira ngo mbasobanurire umenye byinshi ku Rasta. Abarasta ni abantu bamenyerewe cyane ku bintu byinshi ndetse naho mujya hirya no hino mugenda muhura nabo cyangwa se mubana nabo ku bintu byinshi bitandukanye. Rero ku mwanya wa 10 ngiye kukubwira kimwe mu bibaranga. Ku mwanya wa 10 nagira ngo nkubwire ko Abarasta bagira amabara yabo yihariye. Aya mabara rero ni umutuku, umuhondo n'icyatsi. Muri aya mabara rero buri bara rimwe rigiye rifite icyo risobanuye ku Barasta. Umuhondo uvugwa ko usobanura ubukungu muri Afrika, umutuku nawo ugasobanura amaraso y'Abarasta ba kera yamenetse, naho umukara ugasobanura abirabura batangije Rastafari. Icyatsi nacyo kikavuga ibiremwa karemano birangwa mu gihugu cyabo aricyo Afrika. Ku mwanya wa 9 reka nkubwire ko Abarasta bakunda gukoresha ijambo Babylon cyangwa se Zion. Babylon ikunda gukoreshwa cyane iyo umuntu yagaragaje imyitwarire itari myiza cyangwa imyitwarire idahwitse. Iri jambo Babylon rikaba ryaravuye muri Europe cyangwa muri Amerika, abantu batuye aho ngaho, kuko nibo abantu bakunda kwikunda, kwikubira, gukunda amafaranga, ruswa ndetse n'ibindi. Ugasanga iyo umuntu akoze ibintu nk'ibyo bitagaragaza urukundo, byo kwikubira cyangwa se bya ruswa, bijyanye na ruswa, bavuga ko ari umubabiloni. Naho Zion bavuga ko ari cyo gihugu basezeranijwe, cyane cyane Ethiopia, bakavuga ko ari cyo gihugu bazaturamo ndetse n'icyo gihugu cyabo. Tuvuye ku mwanya wa 10 ku mwanya wa 9, reka noneho nze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 ni kimwe nanone mu bintu Abarasta benshi bakunze guhura nacyo. Umuntu wese wumvise umurasta cyangwa se uzi umurasta abazi ko ari umuntu ukoresha ibiyobyabwenge, kandi mu by'ukuri umuntu w'umurasta ntago akoresha ibiyobyabwenge. Ibi ngibi bikaba biri muri bimwe bibagora cyane kuba abantu bose bazi yuko Abarasta bakoresha ibiyobyabwenge, ndetse n'abantu bakiri batoya cyangwa se abana bakiri batoya ugasanga mu buryo bwo gushaka gukoresha ibiyobyabwenge avuga ko ari umurasta kugira ngo abashe kuba yabyemererwa. Ibi rero filozofi y'Abarasta ntago ijya ibyemera, ntago Rastafari yemera ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ku mwanya wa 7 hari bimwe tumaze kubabwira byinshi, niyo mpamvu ku mwanya wa 7 ngiye kubabwira ikindi mu byo Abarasta bizera. Abarasta bavuga yuko imibiri yabo ari insengero cyangwa se umubiri ni urusengero. Ibi ngibi rero bishatse kuvuga yuko nkuko mubizi abantu benshi, urusengero ni ikintu cyubashywe, urusengero ni ikintu gifatwa ukuntu kudasanzwe. Buri muntu wese uko wakwinjira mu isoko ntago ari ko wakwinjira mu rusengero, uko urusengero rufatwa ntago ari ko ahandi hantu hose hafatwa. Niyo mpamvu Abarasta iyo bari ahantu bagomba kuba hari ahantu hasukuye, iyo bari kugenda bagomba kuba basukuye, bagomba koga, bagomba kwigirira isuku, ibintu byose bakora bagomba kurya ibintu byiza kandi imibiri yabo yifuza, ntago bajya bapfa kurya ibyo babonye byose. Ikindi kandi Abarasta bizera yuko
imisatsi yabo batagomba kuyogosha cyangwa se niko bavuga ko imisatsi yabo itagomba kogoshwa cyangwa ngo igire ikindi ivangirwa nayo. Oya, imisatsi yabo igomba kuba uko yakuze agahora ariko imeze, nta bindi bintu bayivangiye nayo. Ikindi ntabwo bemera ibintu by'amatatsu cyangwa se ibintu byo kwishushanya ku mubiri. Oya, abarasta baba bashaka kuguma bameze nk'uko bavutse cyangwa se bari naturel. Ku mwanya wa gatandatu ikintu ngiye kubabwira ni kimwe nanone mu biranga abarasta. Abarasta ni abantu badakunda gukoresha ibintu byose bibonetse, ari nayo mpamvu batarya inyama. Mu myizerere yabo bavuga ko ikintu cyose kiva amaraso batajya bagikoresha. Niyo mpamvu hari bamwe bafata ifi cyangwa se bagafata inkoko ariko ntibabe bafata irindi. Rero bashingiye ku isezerano rya kera nk'uko Bibiliya ibivuga, ntabwo bemerewe kurya inyama, nubwo hari bamwe bakoresha isezerano ryitwa nazirite bafata izo nyama z'ifi ndetse n'inkoko. Ku mwanya wa gatanu abarasta ntago bajya banywa inzoga cyangwa se ntago bakoresha inzoga. Mu kutanywa inzoga muri filozofi yabo bavuga yuko inzoga ari kimwe mu bikoreshwa bacanganyikisha abantu, akaba ari ibintu by'Abababiloni. Abababiloni kugira ngo bagucanganyikishe cyangwa se ubwenge bwawe babujyane kure, bakoresha inzoga cyangwa se bakugurira inzoga kugira ngo ubashe guhindura imyumvire. Ibi rero ni kimwe mu bituma abarasta badakoresha inzoga. Ikindi kandi impamvu badakoresha inzoga, abarasta ni abantu bikunda, bakunda imibiri yabo, bakunda kugira imibereho myiza. Niyo mpamvu bavuga yuko inzoga ari kimwe mu bishobora kukuganisha mu gituro, akaba ari nayo mpamvu batajya bazifata ndetse batanazishishikariza n'abandi kuba bazifata. Ku mwanya wa kane paradizo y'abarasta ni muri Afurika. Iyo bigeze ku myizerere ijyanye n'idini, abarasta bemera ko paradizo yabo izaba muri Afurika. Bizera ko ubu bari ahantu hatagereranywa n'ikuzimu kubera ko ibisekuruza byabo byakuwe iwabo muri Afurika ku ngufu. Intego ya Rastafari ni ugusubira muri Afurika. Gusubira kwabo muri Afurika si ukuza gusa kuko hari n'abari muri Afurika, ahubwo ni uguteza imbere Afurika ikaba paradizo ndetse n'imico yayo igasigasirwa no kurwanya imico ya sosiyete y'uburengerazuba cyangwa se y'i Burayi ndetse na Amerika, kuko iyo myizerere cyangwa se imico yabo usanga abenshi bayirwanya. Ariyo mpamvu bakunda kuvuga ngo umuntu ni umubabiloni. Iriya mico y'abababiloni cyangwa se kuvuga abababiloni, nakomeje kubabwira ko ari ibintu byavuye mu burasirazuba bwa Amerika cyangwa se nababwira ko byavuye i Burayi ndetse na Amerika. Ariyo mpamvu badakunda iyo mico kubera barangwa n'urukundo ndetse n'ibindi bintu byiza. Ku mwanya wa gatatu rero ngiye kukubwira kimwe nanone mu biranga abarasta. Ibiranga abarasta harimo ko bagira ururimi rwabo cyangwa se bagira uburyo hagati yabo bavuganamo kandi bakumvikana, cyane cyane abarasta bo muri Jamaica. Abarasta bo muri Jamaica rero hari ukuntu bajya bavugana cyangwa se bajya bahindura ururimi rw'icyongereza bakavugana kandi bakumvikana. Urwo rurimi rero barwita yihariye. Usanga bakoresha ijambo I aho gukoresha me cyangwa you. Ibi ngo babikora mu rwego rwo guha agaciro buri muntu wese. Ijambo dedicated risimburwa na dedicated ndetse n'andi magambo yandi agenda ahindagurika cyangwa se bagenda bahindura kugira ngo bo hagati yabo nk'abarasta babashe kumvikana cyangwa se babashe kugira itandukaniro n'abandi bantu. Nk'uko mumenyereye ibihugu bitandukanye bigira indimi zitandukanye, buri gihugu kikagira ururimi rukiranga. Rero n'abarasta niyo mpamvu bagira ururimi rwabo rwihariye cyangwa se uburyo bajya bavuganamo kandi bakumvikana. Ku mwanya wa kabiri nk'uko mumaze kubyumva, reka mbere yuko kwanza tujya ku mwanya wa kabiri, murabyibuka ko tuvuye ku mwanya wa 10 kuri ubu tukaba tugeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri rero abarasta bagira imana yabo ariyo bita Ja. Buri murasta wese cyangwa se abarasta bavuga yuko buri murasta wese ari umuvugabutumwa kandi ubutumwa bwiza bwa Ja. Ntabwo bemera Ja gusa, ahubwo bayifata, ntabwo bizera gusa Ja, ahubwo bayifata nk'Imana isumba byose cyangwa se nk'umuremyi wabo usumba byose. Ari nayo mpamvu bavuga ubutumwa bwiza cyangwa se bagenda basakaza ubutumwa bwiza aho bari hose, bakundana ndetse bakora n'ibindi bikorwa byiza bitandukanye. Ku mwanya wa mbere rero ngiye kubabwira kimwe mu biranga abarasta cyangwa se uko benshi mubazi mubona ari abantu bafite imisatsi myinshi cyangwa se ama-dreads. Ibi ni bimwe mu bibaranga. Ku mwanya wa mbere ni nacyo ngiye kubabwira, ni uko batajya bakata imisatsi yabo. Abarasta rero ni abantu bakunze kuba bafite imisatsi myinshi
ndetse mu bibaranga aho umubonye hose ukunda kubona ari umuntu ufite imisatsi myinshi. Ibi rero bituruka ku myizerere yabo, cyane cyane ko bizera Bibiliya. Muri Bibiliya ku ijambo riri mu Balewi igice cya 21 umurongo wa 5 rivuga ngo ntibakogoshwe ibiharanjongo, ntibakogoshe inkokora z'ubwanwa bwabo, ntibakikebe ku mubiri. Hakaba hari n'irindi jambo nanone riri mu Kubara igice cya 6 umurongo wa 5 handitse ngo mu minsi yose y'umuhigo w'ubunaziribwe icyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we. Iminsi yo kwera k'Uwiteka kwe itarashira abe uwera, areke umusatsi we uhirimbire. Ibi rero nanone biri muri bimwe abarasta bagenderaho. Ayo magambo mbabwiye cyangwa se ibyo byanditswe byo muri Bibiliya ni bimwe mu byo bagenderaho kugira ngo badakata imisatsi yabo, cyangwa se nibyo bagenderaho mu buryo bwo kugira ngo imisatsi yabo bayigumane. Ni ibyo bintu bagenderaho, niyo mpamvu babona buri gihe bafite imisatsi miremire, abandi bafite imisatsi ifunze, abandi bayirekuye. Rero ni iryo jambo bagenderaho kugira ngo bareke gukata imisatsi yabo. Nk'uko mumaze kubyumva mbabwiye byinshi biranga abarasta, mpereye ku cya mbere ngera ku cya 10. Nk'uko mubimenyereye mbabwira ibintu 10, maze kubabwira byinshi ku by'abarasta, harimo kudakata imisatsi, amabara baranga, ko Afurika ari igihugu cyabo cyangwa se ariyo paradizo yabo, ko imibiri yabo ari insengero, ko bayikunda. Ni byinshi nababwiye, ni byinshi twaganiriye. Reka nsoreze ahangaha, ariko mbere yuko dusoza reka nkwibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, ukora like, ugakora share mu gihe ushaka kubisangiza bagenzi bawe, ndetse ushaka kuduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushobora gukora comment. Nkwibutsa ko nanone ushobora kudukurikira ku rukuta rwacu rwa Facebook ni 10x show, nk'uko mubimenyereye kuri YouTube. Reka ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha, naho ubutaha.